kiba kiri progressive, ni progressive. Urihana uyu munsi, ntago mvuze ngo wihana nka wa murokore. Imana ibabariye kubeshya n'ahandi yambonyeho mugaye, ejo akongera. Imana ibabariye kubeshya n'ahandi yambonyemo, akajya yihana icyaha kimwe. Ibyo babyita kuvuga amazina y'ibyaha, ibyo bita kwihesha amahoro. Aho abanyamasengesho bababarira n'ibyaha Imana itabibababariye, undi akaza kubitsanya amabanga y'ibyaha. Imana imbabarire kubeshya no kujarajaza umutima n'irari ry'umubiri. Sinzi aho numvishe bihana ngo wihanye ngo gufasha Imana gusarura. Pastor aramubaza ngo wasaruye iki? Ngo nyine ngo Imana imbabarire ngo ndaroga. Haraho twagiye umuntu aravuga ngo Imana imbabarire gutekereza nabi, ngo kwibaza ku bantu. Abantu se n'ibyari utabibaza. Uwizera hereza Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana impaye umwanya wo gusangira namwe no gutaramana namwe, cyane gusangira namwe ijambo ry'Imana, cyane no guhemburirwa hamwe. Ndashimira abashumba bampaye karibu. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaho umugisha kumpa karibu. Nkunda gutera urwenya ngo jewe nshinzwe kurinda umukumbi. Iyo ntumira abakozi b'Imana ndanena cyane kugira ngo nyine mukumbi nkuhereze igikwiriye. Rero iyo jewe bantwisemo kubera nanjye mfuhira gatuti, nkajyaho rimwe mu kwezi ku itorero ryo nyoboye. Nge njya mbwiriza rimwe mu kwezi, ariko biterwa n'ubundi n'ingendo ngira, kubera ko ivuga butumwa rintwara umwanya. Rero iyo bantumiye ndabyubaha cyane, kubera ko manzi yuko pasiteri byamutwaye umwanya cyangwa umushumba guselectinga umuvuga butumwa. Iyo amisemo ndabyubaha kandi mbishimira Imana. Aha ntabwo tumaranye igihe kirekire turi inshuti. Ubusanzwe Pefa ni inshuti zanjye, ariko najyaga nsura Pefa iba mu Bugesera ahantu bita Kanazi. Nibwo nigeze gusurayo bagitangira bigoye itorero, gutangira itorero bigoranye. Badusanzeyo ariho dukorera umurimo w'Imana. Barifataga nk'itorero ry'inzaduka cyane cyane amatorero aya ngaya tubamo makuru. Reka nyite makuru kuko ariyo yabanje, ariko mutagira ngo na makuru ku bwami bw'Imana. Noneho ugasanga itorero nk'iryo rije rigitangira rifite ibibazo byinshi. Abavuga butumwa batorero twajyayo ugasanga harimo abantu bafite, niba nabyita ingengamadini, ariko Imana ishimwe yuko yagiye kubita uwo mwuka. Nge mbona ari nk'uwa Kayini w'ishyari n'iki. Noneho rero nge najya nko kubwirizayo bakamwa ko rero ntuzamenya aho wanduriye, uzapfa utazi ukizize, kuba ujya mu matorero utazi. Nanjye ntago ari ngombwa ngo menye itorero cyane, ripfa kuba rivuga Kristo. Nzajyayo nashaka ubishinzwe apfa kuba yamaye uburenganzira bwo kuvuga Kristo. Ndabishimira Imana rero. Ubu rero urukundo rwanjye na Pefa rurimo ruriyongera. Amazina yanjye nitwa Reverend Pastor Muhozi Innocent. Ndi umupasiteri mu itorero ry'Abangirikani. Abaporoso mujya muhamenya. Tugenda umuporoso. Abarokore dusengana mu by'umwuka, murabazi babandi bimbika. Bajya bongeraho ngo ndi umwangirikani utarangiritse, sinzi uwangiritse uwari we. Ariko abanyamasengesho ntago akacu kiburira. Nugira Serukiza niho Imana, niyo nyenyeri Imana yadusigiye hariya, ahandi harafunze. Mu murenge wacu insengero nyinshi zirimo, hafunguye rumwe kwa Apostle Serukiza. Niho dutorezwa, niho tuba turi. Nta shariri haba, turi mu rukundo. Yesu ashimwe cyane. Rero menya na Pefa ya Kinyinya byaciye muri Antoine. Je mwita pasiteri nubwo ari evangeliste, buriya muri umuna w'umusaza nawe aba ari umusaza.
iyo iyo yegera wowe wegera abasaza cyane nawe ushiduka wabaye umusaza. Yesu ashimwe cyane. Aba evangeliste benshi batinya kuba abapasteri, baba bumva niba abapasteri ingendo zabo zizagabanuka, bakagira amategeko abagenga akomeye aho bagarukira naho bagera, bakumva bari gutinya bakagenda binjiramo gakeya. Mbonye nzagwisari ndavuga ati reka manika amaboko noneho nemere nge kuba pasteri. Natinyaga ibintu bibiri. Natinyaga ko nimba pasteri, natinyaga gukonja, nkatinya ubukene. Ariko munshimira Imana ko ntakennye kandi nta bukonje mfite. Ushobora kundeba gutyo bati suriya ni umukire. Ni ukuri ndi umukire. Nuko yenda mwebwe mutabizi mutabana nanjye, ariko ndi umukire. Mfite amafaranga pe. Ariko amafaranga burya ntakabakange, ni nk'amaraso. Nta utayagira ahubwo arabagira amaraso makeya bakajya no kubongera. Bakajya no kubongerera. Kandi igihe uturaso twanjye twaba dukeya nyuzwe natwo nta kibazo mfite. Urupfu napfa n'urw'ikirago ntabwo ari urw'inzara. Kandi inzara iteye sinapfa mu bambere, napfa mu bo hagati. Ntabwo napfa mu banyuma, nta nubwo napfa mu bambere. Napfa hagati, habaza agapfa ikiciro, hagapfa ikindi kigakinduka, mwaho ngaho nkahita nkindukiramo, hagakurikiraho ikindi gihita kirangira. Rero nishimiye kuba pasteri. Abo ninjira igipasteri, abasirikare bagiye mu gisirikare ubu bafite ipeta rya kapiteni. Ntabwo urupfu mfuye, kapiteni nawe atarupfuye. Ikibazo mfite nawe aragifite. Banka amafaranga imwemerera kuguza, nanjye niyo inyemerera kuguza. Nta kibazo n'ukuri. Agiye muri banke nanjye nkajyamo, ntabwo yakubaka inzu atatse credit. Nkuko nanjye ntayubaka ntatse credit. Atunze miliyoni 30 kuri konte, bahita bamubaza aho zikuye, nanjye bahita bambaza aho nzikuye. Abantu rero batinya gukorera Imana, muhumure, Imana yikoreye naso nigukoza. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndayishimira ko itanyemereye kuyikorera ndi umukire gusa, ikabanza ikankaranga, nkayikorera nkennye, nkayikorera ndinganiye, nkayikorera ndi umukire cyane, nkongera nkanayikorera kwa kundi igenda imanura mu nzego cyangwa izamura mu nzego. Antoine rero ndagushishikariza kwibira mu kidendezi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko ntabwo nanakubuza, hari abapasteri batarobanuwe, abashumba n'ubu mu iteraniro hariya barimo. Imana ikavuga ati nkwaye inkoni y'ubushumba, ariko wazategereza ahantu aca ngo bamurobanure bikabura. Noneho yaba atari umuntu b'amaso ngo abaze Imana ikimubwira, agahora arwa itorero riranyanga, ntirijya rimenya. Kandi Imana hari ikindi muhamagarira. Kuko jewe ngira amavuta make ya pastor, ngira amavuta menshi yivuga butumwa kuruta y'ubupastor. Noneho iyo nyobo Imana igenda impa abapastor batarobanuwe. Kubera izo mbabazi kama umuntu yigeze kuma umukecuru ugendera ku kabana akageza, nyamuneka usure kanaka ararwaye, nyamuneka nibanga ari ku rugo rwa kanaka bafite amakimbirano bagereho umenye ibyabo, nyamuneka ari runaka ure wabyaye utegure tumugereho. Akajya binyibutsa batabimbwira simbagereho, mfa kuba nabwirije nkigendera. Abashumba rero babikubwira, iyo wabwirije gusa ukigendera ntaho bihurira. Ntabwo uri pastor, ubu uri umuvugabutumwa. Rero ndashima Imana yo mu ijuru yanciriye inzira ikanyemerera nkaza hangaha. Nari maza Antoine, ariko nzi ko Pefa ari itorero ry'umwuka y'abapantekosti. Navuze ateka reka ngene nisanzure, ariko kwisanzura muri ya minota, pana kwisanzura mu minota irengaho. Haleluya, haleluya. Ndi umujene, ndubatse, mfite umugore mwiza cyane. Utagira sinabo nta mugore basahana. Nagaru kubera niwe mugore mwiza, niwe womeruka kubona turi kumwe. Nabonye umugore mwiza cyane mu muhanda, ndumirwa mvuza akavugirizo, mbega umugore mwiza we.
noneho ngeze mu nzu ngira ngo madamu ko twari kumwe na warambwa ngo ni mwiza, ngeze mu cyumba cyanjye numva umuntu arambwiye ngo Muhozi, ngo wavuze ngo uriya mugore ni mwiza, ujye utinya umugore mwiza Imana yakwimye kandi uyisenga, maso yawe nareba ntagahereyo. Nyebutse nsanga si umudamu wanjye kuko ntago yampamagara mu izina, afite utuzina tw'urukundo anyita two kugira ngo nyine urukundo nufata nk'umuntu wambika igitambaro cyitwa ndagukunda, ukajya uvuza inzogera zivuga ndagukumbuye, uri mwiza, ndagushaka, ukaba ari byo ukurikira, ukagenda ubikurikira buhumyi utazi ibyo ari byo. Imana itakubereye maso n'igihe bagushuka ukagenda ukagwa ku kintu umva kidafite na gahunda y'urukundo, n'urugo kidafite gahunda yo kurwubaka, wikurikiriye utwo tugambo. Biba bisaba ngo usenge ubaze Imana, ariko izi nzogera ubundi Imana iziri inyuma cyangwa ni shitani uri murasifuza. Reka mbabwi abantu ntago bajya bamenya ko ingo zose zubatswe zitubatswe mu bwiza bw'Imana, mu mugambi w'Imana. Ungu mwiza ngo Imana iramuguha, mubi niba ari shitani umuguha, niba ari wowe umwiha, ako kana abashumba bazadufasha tukiga. Ariko iyo wajije Imana ukayibwira ngo Mana mu rugo nyubakira urugo, iraza ikarukubakira. Turashimira Imana rero ko yampaye uwo mukobwa mwiza akambyarira abandi bakobwa babiri. Tubihereze Imana yacu cyubahiro. Simbagushe niba mutajya muvuga ubwiza bw'abagore banyu, yego, kandi ubwiza bivuze byose, ntabwo bivuze bote, bivuze content, bya bindi bimugize byose. Ndamushima yanzengereje sinaza handaka kubura. Nabwiye Imana ati ho kugira ngo nzashwane n'umugore nzashwane na FPR, imfunge ishyaka riri ku butegetsi rinkanire, ejo imbabazi za perezida zimfungure, ariko kugeza ibyago umugore akakubana akagutesha umutwe, FPR ikajya ivuga ati yararwaye disi mu mugabanyiriza inshingano, kugeza igihe ugiye ukayoberwa, ukajya ubona umuntu w'umugabo wari umunyacyubahiro w'umunyagitinyiro, kubera divorce, kubera amakimbirane yo mu rugo, ukabona ameze ukuntu ntabwo uzi ukuntu ameze. Rero gusezeranya kwigendera ni mu rugo rwe hariya hakurya, ariko ibyo bintu tubihera Imana yacu icyubahiro. Mujye mupfa nk'abarokore, umurokore yapfuye baravuga gusezera nyakwigendera ni mu rugo rwe ibunaka, ariko iyo wasenye baravuga ati tuzamujyana mu rugo rw'ababyeyi cyangwa umuryango wa hafi, bagashakira hafi aho ngaho. Ibyo byaragaciyemo. Tugiye kuganira amagambo ari muri Luka igice cya 10 umurongo wa 38, ibya Marita na Mariya. Luka igice cya 10 umurongo wa 38. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwa Marita aramurarika, aramwakira, amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramubwira ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kumara kanya tuganira ku kintu cyitwa gushaka mu maso h'Uwiteka. Haleluya. Gushaka mu maso h'Imana. Nushaka wandikeho wicishije bugufi. Gushaka mu maso h'Imana wicishije bugufi. Yesu yagize urugendo nkuko nanjye nagize urugendo, ariko we ageze mu nzira nkuko umushumba mugenzi wanjye umukristo yamuhamagara ati, uzaze mu rugo usudusure. Agira urugendo, umugore witwa Marita aramuhamagara amubwira ati, mwami wanjye uzaze unsure. Araza amugeza mu rugo, amwinjiza mu nzu. Amaze kumwinjiza mu nzu, arahuga aragenda, yaramuraritse, amujyana iwe,
ariko arangije amusigira umuvandimwe we witwa Mariya. Uwo mwanya we aragenda, Mariya asigara ku birenge bya Yesu yumva ijambo rye. Ibintu bibiri, haleluya. Yicaye ku birenge bya Yesu yumva ijambo rye, noneho Marita we ahagaritswa umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Ikindi ajya kuburana kuri Yesu amubwira ati, Yesu ntabwo ureba ko abantu bantereranye mu mirimo myinshi mfite, wabwiye uwo muvandimwe wawe wanjye akaza akamfasha imirimo. Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, urimo uriganyira muri byinshi, uri kwirushya muri byinshi, uri kwibabaza, uhihibikana. Guhibikana murabyumva, kuticara hamwe ukataha ngaha, ariko kimwe cyonyine ukwiriye kukimenya. Ikimwe nicyo ngombwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kimwe cyonyine nicyo ngombwa, kandi icyo ngicyo nicyo Mariya yahisemo, niwo mugabane ukomeye. Yongeraho ngo umugabane mwiza utazakwa. Hereza Yesu icyubahiro. Umugabane utazakwa. Ayiwe, uyu munsi abantu turahihibikana, ariko twahihibikana tukahihibikanira imigabane izakwa. Iwacu tugira uburyo bwo kwimuka, bimura abapasitoro. Ntabwo nzi mwebwe uko bimera. Uraza kubaka urusengero rwiza nkuru, noneho utararukorera nka finisaje, ari uturange dusigaye n'ibirahure byarinjiye, ukajya kumva ibaruwa y'umwepiskopi yaje yanditse ngo kuri mwene data Muhozi, tumaze gusenga Imana no kugisha inama, tubonye kukomereza umurimo muri paruwasi ya Kinyinya. Sinzi ko muri kunyumva. Noneho undi agahitaza, Atwana agahitaza, agahita atera karange. Yamara gutera karange agahita akoresha umunsi mukuru wo gutaha urusengero no kurwita izina. Twebwe turwita n'izina. Umwepiskopi agahagarara hari inyuma, agakingura, afite inkoni y'ubushumba kubita ku rugi ati, nimunyingurire. Nuko twebwe tubikora. Umukuru w'abakristo araza akavuga ngo, Nyagasani mubyeyi wo mu Mana, ngwino udukingura urusengero urwita izina. Agakubita inkoni ya gishumba ati, nimunyingurire. Gatatu bakamukingura, abashumba bakamujya imbere. Umuntu uzabatirizwa muri urusengero azahabwa umugisha. Uru rusengero rurejejwe, nta yindi mirimo izakorerwamo. Umuntu uzahabwirizwa ubutumwa turamusengeye. Umugeni uzahasengera, murimo ndabaharitirije, umugeni uzahasengera, aha. Noneho barangiza bakaza kuvuga ijambo bashimira abantu bagize uruhare mu kubaka urusengero. Ngiye kubatangariza akantu gasekeje. Maze kubona research cyangwa ubushakashatsi nakoze, nsanga bashimiwe mu pastor wako kanya uri current, bavuga ati mwarakoze. Umubyeyi akavuga ati, ugenda ushake ahantu ruhukira bazabimbaze. Cyangwa akavuga ati, nguhaye inka, cyangwa akayiha abakirisitu, akavuga ati, mbahaye ikimasa. Ubwo ni twa tuntu tw'imireko, ya mireko mutashizeho bya bigega, agahita bati, mbahaye ikimasa. Cya kimasa rero aba ari amafaranga yo kugira ngo mushyireho bya bigega bene nk'ibyo. Hari abantu turi kujyana. None ikintu kimbabaza, pasiteri igihe cyo kubaka cyose umutima arawufata akawushyira ku nyubako, ubutumwa bwe bukaba inyubako, ubutumwa bwe bukaba amafaranga, ubutumwa bwe bikaba ibyo. Imana akagenda agahugira mu gukorera Imana, ya Mana yakoreraga akayita. Sinzi ko ndimo nababwira inyigisho ikomeye. Abantu bahugira mu gukorera Imana baburiye mu gukorera Imana. Umushumba cyangwa umukozi w'Imana akagenda akabura ngo burundu, akaburira mu gukorera Imana. Ibintu biririmbira Imana, wowe urimo uri akantu gatoya gafatanya n'ibyaremwe, bifatanya n'ijuru, bavuga guhimbaza Imana. Niyo urebye, ntabwo impano yo kuririmba ari impano ya Mwuka Wera, ni impano ya Data, ni impano y'Imana. Meddy yaririmba akarusha umuntu ufite Umwuka Wera. Numvishe ushaka kuza kuririmba ngo utazi kuririmba.
humura ntabwo ari impano ya mwuka, ni impano ya data y'Imana ihereza abantu. Iraturema idushyiramo imirya. Uko imirya 5 ya gitari imera niko natwe dufite imirya hano mu muhogo, kubera kudakura turirimba batabitwigisha. Ubu nkanjye urarimbisha nkahita sarara, ariko umwana wabitangiye kare yajya no mu ishuri akabyiga kuko ni impano yiga. Ariko umuntu yasaha akaririmbira Imana, hari naho nagiye numva baravuga ngo muhaguruke dushyushye iteraniro, ngo ryakonje, ngo abantu barakonje, abantu ngo bashyushye iteraniro. Ndavuga ati po, sinkaririmbe shyushye iteraniro, sinkaririmbe ndirimbira abantu, sinkaririmbe ngo reka tubwire abajene ngo batuzamure ngo hashe ngo umuriro. Abo bantu barahuze bari guhihibikana, ariko ibyo bahihibikanira ni ibintu umuntu ashobora kwamburwa. Igihe cyo kubishimirwa niba bishime. Njyara uwambabaje araza arambwira ngo ndababaye, naravunitse, shiramo amafaranga yanjye n'umugore, none igihe cyo kurutaha nta n'ijambo nta n'izina ryanjye bavuzemo. Ndamubwira ati umva, uraciriritse mu mwuka. Niba waragiye ugahugira mu nyubako, kandi inyubako ushobora kuyifata ukegeranya ibikoresho Imana ntiyemere ko wubaka. Ni imbabazi Imana ikugirira. Dawidi byamubayeho, ibintu byose bizagenda ku nzu y'Imana arabitunganya, aravuga ati ta utanyubakira. Imana rero iguhaye gukora ibikorwa nk'ibi, ni feva, ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi, ni icyizere kugira ngo ati mushumba ndagushyigikiye. Jewe nkunda gukurikira amatorero, ntabwo ngira ngo ku cyicaro cyanyu ntabwo bameze batyo, ibikorwa bimeze bitya ntabwo bihari. Ngira ngo baracyari mu nzira y'amajyambere. Mwihangane nyine kubera mbivuga nk'umuvuga butumwa. Kubera iki? Nyine n'ukuboko kwiza kw'Imana kwaba, ntabwo ibyo wabyirata, kubera ko Imana bashobora kwegeranya ibikoresho bakabima icyangombwa cyo kubaka umujyi wa Kigali, ukabangira bakamara imyaka 2 begeranya amafaranga. Umujyi wa Kigali wabanye, wabemerera umushumba ruhara akabaragiye haje undi akazana iyerekwa ry'ivuga butumwa. Itorero reka mbabwire, Imana ntabwo ishaka ngo duhuge. Imana ntabwo ishaka ngo tubure. Hari abantu muri iyi minsi Imana yabatabaye ari abakene, indushi zo kuruhurwa umutima, igenda ibazamura mu cyiciro cy'amafaranga, igenda ibazamura mu ntera. Bamaze kugera mu ntera, y'amaso y'Imana yabatabaye, ya presence y'aho batabariwe, bayitera umugongo, bajya guhihibikana mu gukorera amafaranga. Barangije birengagiza ikintu gikomeye cyo kuba imbere y'Imana. Je harabo nyanseka, twebwe kubera badufungiye tujya kuvumba ahandi ku itorero ryacu n'ubundi. Ni ibirometero byinshi. None iyo ugiyeyo hari igihe mpura n'abakristo babandi uzi, babantu uzi amazina, ukabona mu gitondo ari kwirukanka n'imbwa, ngo ari muri siporo, ngo ajyanye imbwa muri siporo. Kuwa mbere yayiriwe mu kazi, kuwa kabiri bekira mutwara, kuwa gatatu inama iramujyana, kugeza ku cyumweru mu gatondo aho kujya gukora worship ngo aramye Imana yiramburira amaboko akerekeza siporo. Bagereyo kubera ibigare biriyo mu makarabu, ibintu bya siporo byajemo akantu gobetsemo ka shitani. Siporo ni nziza, iri personnel, umuntu yayikorera mu rugo, yayikorana n'umugore we, wayikorera wicaye aha, washaka wanahimbaza ukayikora ku buryo wumva umeze neza. Ariko ugasanga umuntu arirukanka, ubwo umugore we musize mu rugo cyangwa ari kwirukankana n'umuturanyi, bakagera aho bawatereka tugende turya igiti. Igiti murakizi, ni mushikaki, burushati nini yitwa igiti. Bagahita bajya kwiyakira bavuye muri siporo, ngo mbakaraza karawundi. Abantu abakire barimo bashaka kubakorera ikigare, agatanga nk'ikazi 2 za mitsingi, ati niyo karabu. Bagahita baguma muri iyo karabu, ariko ya Mana yabaruhuye bayiteye umugongo. Hari ibintu bibiri biri kwire
kwirengagizwa muri mwe. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ibi bintu bibiri: guhihibikana ukirengagiza kuba mu maso y'Imana no ku muryango wawe. Yesu ashimwe, haleluya. Abantu bari gushaka amafaranga, abana babo ntibababone, abagore babo ntibababone, bakagenda bagahugira mu gushaka amafaranga. None amafaranga yamara kuboneka yabaye menshi, rwa rugo umwe agacaha undi agacaha. Size umuntu umwe yambwiye ngo ngwakuse gukizwa byatumariye iki? Ngo ubusinyenye nawe nibura nawe urakennye ukaryamana n'umugore ukamusanga. Hari umugabo ubyuka agasanga umugore ntawe uhari. Hari umugore aherutse guhamagara ari ku kazi ati shereti banguka umwana baramujyanye. Ngo nde? Ngo papa we wasubiye ku nzoga, umwana mujyanye kandi ndi mu kazi. Ngo yawe ni papa we wanyawe. Ibi ni inkuru nzi gutya. Wowe uri ngurakenye, umugore wawe mufate neza, umuntu ukirarana nawe bataraguhamagara ngo umwana baramujyanye. Muhuguke aba bajene afata TikTok akava kuri TikTok akajya kuri YouTube, akava kuri YouTube akajya kuri sini, abandi bibereye kuri koro. Niko shama. Noneho mu gitondo akijya akabyuka yiganyira imitsigo. Uzi ko uwo mubiri wawe urushya utyo, uri guhihibikana muri byinshi ariko byamburwa. Yesu rero yabwiye Marita ngo guhibikana ujya kwakira uhugira mu bintu byinshi ntago ari cyo gifite agaciro. Igifite agaciro ni ukuba imbere y'Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data bo muri Pefa, bantu b'Imana mu nkuriki, ndagira ngo mbabwire ngo aho uherereye hose ntago uzaba bize ngo urushe Daniel. Daniel yari minisitiri w'intebe ariko agasenga kugeza ubwo bamurega buri kintu bamurega ugusenga. Uko waba bize kose ntago wasenga waba umuntu uri bize ngo ubureke kubura Joseph ngo urushe Joseph. Ndagira ngo mbabwire mu guhuga kwanyu mushake mu maso h'Imana. Mu guhuga kwanyu mushake mu maso h'Imana. Abandi ngo bari kuyishuka ngo barayisenga, muri kubeshya. Ngira telefone njya kubwiriza ku maradiyo, noneho nabandi mwitangira ry'amashuri nkabona telefone ya mbere yambuzi, ya kabiri, ya 10, ya 8, ya 40, telefone 30 zikambura ku munsi. Noneho message ikaza: Pastors, bwira Imana yitamurira abana bajye ku ishuri. Imana ni impemene rivale, Imana ni amafaranga y'ishuri, Imana ni imiki niki. Urugo rurananiye, umugabo yantereranye kandi itangira ry'amashuri ryageze, natsindishije umwana ariko bamwohereje kure. Mbwirira Imana ihindurira umwana ikigo. Noneho tagusaba abagore n'aba bagabo banyandikira igihe cy'itangira kigeze ko ntajya mbona banyandikira. Abantu bari kubeshya Imana ngo barayishaka, bayishaka impitagiye. Akagabo kararwaye ni umwami ariko nubwo mwisi akagabo niba karahanutse kakagwa mwidirisha. Noneho karangije kohereza ingabo 50 ngo mugende kundaguriza, mumbarize ikigirwamana na Bayari, mumbarize ko nzakira. Bari mu nzira bagiye kuraguza bahura n'umugabo witwa Eliya. Arababaza ngo murimo murajya hehe? Bati umwami aradutumye, ariko ni Imana yari mubwiye ngo genda utangire. Umwami yatumye intumwa ngo zijye kumuraguriza, genda umubwire ngo uzagwa ku gisasiro. Intumwa 50 ziraza, arazibwira ati musubireyo mubwire shobuja ngo uzagwa ku gisasiro. Arangije ati we Imana imbabarire we, mugende mubwire uwo muntu w'Imana ngo ndamushaka we. Hari abantu bashaka mu maso w'Imana. Mwasakani chese barabanje kuzenguruka abapfumu, barabanje kuzenguruka abakonikoni, barabanje kwiringira amaboko y'abanyirarume, barabanje kwiringira amaboko y'abakomeye, bariringiye amagare n'amafarashi, babona batagangaye umutwe wabananiwe bakaza bari under pressure. Hari ahantu hari imisozi yitwa za Kanyarira kizabonwa, hari ahandi bitwa mu Kinzanye.
mukinzanye we naguha nukwinjiramo mana ikinzanye mana ikinzanye mana ikinzanye mana kirebe mana ikiza nyine hari n'ahandi bise ngo banguka ngo utabare hari n'ahandi bita mu rupfu iyo kigejejeyo ikibazo gihita gipfa hari ahandi bita nyirafumbwe uragenda karaye ifumbwe mu kanya bigakemuka kizabonwa ayayaya kanyarira ibibazo ubusesamanza ugafata akabazo ugahita ugakubita mu busesamanza ibibazo bikaba birarangiye ariko barabashutse ntago imana bayishaka impitagihe imana ntabwo ari ikunda abantu ba materialiste bayishaka ari uko barembejwe n'ingorane barembejwe n'ibibazo cyagiye ngo bananiwe umutima Marita yarakoze arakora amaze kunanirwa ngo umutima unaniwe aza gushaka mu maso ha Yesu azazanye n'intonganya baranyishe mana kandi mfite marume kandi n'umukire ntacyo amariye ndushye nubwo ndeba pasi ndushye mfite abavandimwe bakire baragukiriye se shaka mu maso h'Imana shaka mu maso h'Imana mba mu itorero ntibampa agaciro ntibajye babimenya bareba abavandimwe bareba bene wabo ibyo ntibirandora Yesu ashimwe cyane jewe none uragira ngo ndebe mwene utari umwene wacu barakushutse usibye ko umutima wanjye mwene wacu nuwo tubana kukarago Yesu ashimwe cyane ari abantu bari kunyumva washatse mu maso h'Imana ko ari wo hagutambutsa ahantu hatari bene wanyu hakakwicaza ku ntebe yawe washatse mu maso h'Imana ko ari wo hakudepashisha abantu bafite ababajyanye babatwaye mu mamodoka Imana ikagutegera kihuta ugatambuka kwa imbaraga z'Imana ari mu maso h'Imana ari wagenda hakagera mu muryango washatsemo imyuka yaho igaceceka imbaraga zaho zigaceceka ariko wanze gufata kimwe kiri ngombwa uri muri rukanka kubitari ngombwa kandi simbabwira ibibi hari abahugira mu bisubizo biragusha intumwa baragiye bagira ibisubizo bagira ibikorwa nk'ibi bagira abapfakazi batangira kwiriza ko mutadusura turi abapfakazi ngo mudushyire ku igaburo baririza intumwa ziragenda zirahuga batangira gufasha abakene kubashyira ku igaburo ryera bahugira muri iyo mirimo yo gukorera Imana bageze aho ngo intumwa zirabwirana none ko turetse kubwiriza ubutumwa no gusenga tugahugira mu kugaburira abantu no kubitaho turabigenza dute ho kuba gukomeza dufasha abakene n'abababaye gusa dukwiriye kubireka tugasenga twarangiza tukabwiriza ubutumwa none ibi tukabirebera abandi bahita babwira abantu ngo mwitoremo abagabo barindwi babizera buzuye umwuka w'Imana nibwo batoyemo Stefano Yesu ashimwe cyane Stefano nawe baramwizera bamutoramo ngo ariko twebweho umurimo wacu ngo ntabwo twareka kwigisha ijambo ry'Imana ngo twicazwe no kugaburira abantu imitsima ahubwo tuzakomeza gusenga no kugaburira ijambo ry'Imana igihe kirageze ngo uhitemo igihe cyo guhugira mu mirimo yawe cyangwa se kuba imbere y'Imana kandi uri gukora imirimo yawe iyo uhagaritswe n'imitima n'imirimo myinshi irakunaniza ukazana excuse rega ni umurimo tuba twabuse pastor yabivuzeho twebwe abapasiteri iyo ucunze gato n'akantu gato uragenda iyi mirimo ikagutwara mudamu yambashije impamvu usenga amajoro umugore wanjye ntambaze kuki usiga mu buriri utaha usenga amajoro nk'ubu nkaba mvuye aha isaa moya saa mbiri nkahita muhamagara amuvuga ngo ngiye gusenga ati se mvuye kubwiriza mvuye kugabanukirwa ngiye kongera kugabirwa no kwakira imbaraga hase wowe wawiriwe ugenda none n'ubundi ugiye kurara ugenda none se wariye ntabwo nari none se ibiryo nindya nongera sonze n'intambara izindi imbaraga ndahugira mu gukorera Imana izambura ntakaze ewe
sigaranye iminota mike cyane, hafi 5. Ngo mwongeye indi 5. Hereza Yesu icyubahiro. Haleluya. Aperi na Reyo ko banganya bakongeraho iminota 5 bakanatera penalite, niba byanganyije bongeye indi 5. Haleluya. Aperi yanganyije na Reyo bongera iminota 30 bakayimara. Ariko ijambo Imana ishimwe, Imana ibaho umugisha, Imana ibagabura imigisha. Iyo ushatse mu maso h'Imana, Imana irakumenya ikakumenya izina, kandi ibyo wahihibikanye ntibabikwambura, ariko ibindi barabyambura. Hari abandi rero bafashe Imana nka murumuna wabo cyangwa se nka marene wabo, bakaza gusenga Imana n'ibyaha byabo. Imbaraga nzigaragaza nk'umunyembaraga, ku munyembabazi nigaragaze nk'umunyembabazi, ku mukiranutsi nigaragaze nk'umukiranutsi, ariko ku kigoryi nzaza ngoramye, nzaza nkacyo. Uyu munsi abantu benshi baba bakubwira ko basenga, ariko wareba Imana basenga ukabona niyo biremeye mu bitekerezo, ariko iyabaremye ntago bayisenga. Kuko Imana yaturemye ni Imana y'amahame, ni Imana ifite ikigusaba kugira ngo ugendane nayo. Icyo kintu cy'ibanze cyitwa kwihana, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi kwihana ntabwo ari igikorwa kiba rimwe. Uzumva bakubwira ngo kuba kiri progressive, ni progressive. Urihana uyu munsi, ntabwo mvuze ngo wihana nka wa murokore. Imana ibabariye kubeshya n'ahandi yambonyeho mugaye, ejo akongera Imana ibabariye kubeshya n'ahandi yambonyemo, akajya yihana icyaha kimwe. Ibyo babyita kuvuga amazina y'ibyaha, ibyo bita kwihesha amahoro. Aho abanyamasengesho bababarira n'ibyaha Imana itabibababariye, undi akaza kubitsanya amabanga y'ibyaha. Imana imbabarire kubeshya no kujarajaza umutima n'irari ry'umubiri. Sinzi aho numvishe bihana ngo wihanye ngo gufasha Imana gusarura. Pastor aramubaza ngo wasaruye iki? Ngo nyine ngo Imana imbabarire ngo ndaroga. Hari aho twagiye umuntu aravuga ngo Imana imbabarire gutekereza nabi, ngo kwibaza ku bantu. Abantu se n'iryari utabibaza? Kwibaza ahubwo bamwibajije iki? Kwihana, iyo uje gushaka mu maso h'Imana, password yo kugira ngo presence y'Imana ikubonekere nuko wihana, umutima wawe ugaca bugufi. Izi nyigisho rero ntabwo abantu bashaka ko tuzibabwira, barashaka ngo tubabwire visa. Ndafata biri hanze, mwohereze hanze, nagere yabo umutinganyi cyangwa nk'ikibaba, itapo imutugarurire, itugarurira umuntu wuzuye amatati waje, umugabo washokore. Reka mbabwize ukuri, umuntu ufite amenshi w'umugabo ntagire ngo muciriye urubanza, ariko kubona umugabo wambaye iherena wagize umusatsi atya ntabwo ari iby'iwacu i Rwanda. Kandi iyo tubwiriza Bibiliya interpretation igomba kugendana n'icyo bita culture context. Ntabwo ari ukugira ngo batazagira ngo turi abaturage, turi abanyarwanda. Iyo tukwigisha agakiza tukujyana n'umuco wacu. Niyo mpamvu abantu ubona bakira Yesu ku bwa kavukire, na kavukire yabo ikagiramo uruhare. Iyo iwanyu bavugira hejuru ari abanyamahanga, niyo ubwiriza nyine ubwiriza nk'uku kwanjye. None iyo batuza ubwiriza batuje nyine. Ariko hari utuza ari umucuyi, agatuza ari siriyace ari kasha. Culture context, ugomba kubwiriza ubutumwa ariko ntuve mu muco. Niyo mpamvu umuntu utagira umuco n'uburere bw'iwabo, iyo aje mu rusengero ashobora guhangara umushumba, umubyeyi nk'uyu, ngo wowe ngo Imana igukuye ku ngoma gutyo. Ago ntabwo mubizi umuco urakubwira ngo sanga uriya muntu umwegere umuhana, umukuru ari kuvuga ceceka. Yari umuyobozi wanyise imbwa, kandi yongeraho ijambo ngo mwana wanjye uri imbwa. Kandi mu kazi ari we unyoboye, ndi assistant we mu kazi. Ndavuga se uyu ni umubyeyi, ni umusaza,
aranduta, andusha ubukungu, andusha experience. Ndamusubiza ngo sindiyo, ndabamugishije impaka. Ndamubwira ati nawe uriyo, ndabamwubahutse. Umuco urambwira ngo ceceka. Ndangije ndamubwira ni wowe ubizi wenyine. Ahita ambwira n'abandi bazabimenya. Ndamubwira ati nukuri nzakora uko nshoboye batabimenya. Icyo gihe Imana ihita inzamurishyira ku rwego nk'urwe. Reka mbabwire, niba shaka bakwita imbwa babwira tuzi kwitegereza, cyangwa ni wowe ubizi wenyine. Ariko umuntu arabura umuco, ngo Imana yamuhaye urugo ntamenye umuco uko bavugana n'umugabo, ntamenye umuco uko bafata abagore. Akagenda ngo narakijijwe, sinzi wa twahuye umugore wiyita igiharamaga. Ndavuga ati mu izina rya Yesu Mana, niyo mpamvu nasabye umugore ugira amagambo make, ayo mvuga arahagije. Ariko noneho umugore wiyita igiharamaga ati haleluya, ati n'umugabo wanjye arabizi ndi igiharamagara cy'Imana, Imana yampamagaye. Ndebye ukuntu ndavuga ati uyu mudamu ni umunyamwuka, ariko ahantu avuka byanze bikunze hari umuriro. Hari umuriro uteye ubwoba, kubera ko umuntu ubwira umugabo ngo ni hari aho nagize umukirisitu ndamubwira ati jya muri onapu, ugijije abana 9, mufite imyaka 38, nta kazi mugira, ukora ubuyede cyangwa ukavomera abantu amazi, ndakwinginze jya muri onapu. Umugore aramubwira ati toka satani, karaga pasiteri k'akanyamubiri katazi imvugo y'Imana niko karimo kakubwira ngo ujye muri onapu, Imana yaratubujije. Umugabo aragaruka ati umugore aratwita, aramubwira ati kandi Imana izakwica. Imana ntabwo ishaka ngo ubyara abantu udashoboye kurera, kubera yuko Imana yabanga umuntu utabasha gutunga abo mu rugo, ntabwo anesesa Imana, nta bwami bw'Imana. Arangije ati we nakwizera ugira. Ndamubwira ati genda uhagarare kigabo. Aragenda abwira umugore ati umunyamasengesho, tugomba kujya muri onapu. Nijoro baryamye umugore arasenga, amaze gusenga akwatakira umugabo, nduwiteka Imana yawe kubita urushyi, kubera iki unjyanira umwana muri onapu, kubita urushyi. Noneho mutumiye mu muganda arambwira ati rega si imeze neza, Imana yankubise. Ngiye nsanga ahubwo ni umugore wamuhondaguye. Ndavuga ati umugore wawe arakijijwe, ariko afite karande ziwabo n'imyuka y'iwabo y'ubugare, yo kutajya inama, yo kudaca bugufi. Birashoboka ko umuntu ashobora guhabwa icyo kintu akabyara abana benshi, uwo mugisha biranashoboka. Ariko se mubigendanyemo n'umugabo n'umugore, murabyakiriye ibizaba muzikoreshereza, cyangwa muzajya muvuma Imana mutuka abantu bene wanyu ngo ntibabamenye? Kwihana biri progressive, birakomeje. Ntabwo cyagiye uvuga ngo nakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo byarangiye, uracihana. Ndagira ngo mbatume mujye gusoma Yesaya 6. Yesaya yakoreye Imana akajya yivuga, umunsi umwe ayirebesha amaso, arahishurirwa, abonye ubwiza bw'Imana, aravuga ngo ngushije ishano, kubera ko amaso yanjye abonye umwami Imana, kandi nkaba ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, nanjye nkaba ndi umunyaminwa yanduye. Arangije nawe arihana. Umumarayika araza, umuserafu amukoza ikara ryaka umuriro ku munwa, aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, gukiranirwa kwawe kuratwikiriwe. Impamvu abantu batihana ntago bahishurirwa Imana, ahubwo bareba bene wa ati niba pasiteri yakora biriya rwembe ndakijijwe, niba abagore bo muri iyi minsi bitwara kuri naho n'ukuri nari inkomeye. Kubera ko wowe ureba bene wanyu, ureba Twana, ukareba Muhozi, ukareba ukavuga uti ndakijijwe, wareba abanyamudugudu ukagira ngo uri umurokore. Shaka amaso y'Imana. Imana nikurasirika kwereka ubwiza bwayo, izamurika hatabona aho umwijima uba, ubona ibyaha utaruzi wowe, umenya ibyaha
utaruzi, wowe waruzi ngo uri umwana w'Imana ngo ibyawe warabirangije. Yesu ari ku musaraba yarabirangije, ariko ubuntu twahawe ntabwo dukwiriye kubucisha ubusa ngo tubupfushe ubusa, ahubwo dukwiriye kujya mu maso y'Imana twihana kugira ngo Imana iduhishurire ikintu kibasha kutwizingitiraho, itubohore freedom, itubohore free. Lesi everi kosaime free. Hari ukuntu Imana ikubohora freedom, ikaguha freedom kwishira ukizana, ariko n'uyu munsi uracyarwana mu mutima ngo warakijijwe. Abantu barwana n'ibyaha badakora, ibyo bita gutera poto. Urabizi kuntu bakinaga umupira, iraba ari poto, ni ari poto ishinze, none bakatera igitego kigiye nko kwinjira, Imana igatangira ukuboko bagakubita nko kuri poto batyo. Umuntu basuka inzoga iri iruhande rw'akayo bati Mana umfashe ntava hanyweye n'ukuri undengere, uzi ko turi inzabya zoroshye. Arwana n'umutima kandi yarakijijwe. Iyo ni step 1. Warakijijwe urahamya, ariko uracyarwana mu mutima. Ikintu nturagira freedom. Ugeze aho umushumba atakubona. Hari abantu bakizwa ahantu babazi, yagera ahantu batahabazi. Twagiye iwacu, noneho tujya ahantu bita West Nile mu Buganda. Umupastor tujyanye arambwira ngo tugure ibiryo ku muhanda. Ndamubwira ati reka hatagira umuntu tuzi nk'abashumba abona tugura ibiryo ku muhanda. Yaduseka ati hano ninde utuzi mu Buganda West Nile hirya, ninde utuzi? Ndamubwira ati nyamuneka nta wamenya. Ati se hari ubwo ari itabi tugura? Ndamubwira ati turi abashumba, we are servant of God, reka twiha agaciro. Nubwo restaurant ihenze twihangane turaza kurya mu bukwe. Arambwira ndamati twe twambaye kora, baraza kutwakira mbere y'abandi, bano bubaha abashumba, turarya mbere y'abana, ariko twe kurya ibiryo byo ku muhanda. Nusanga mu bukwe batatetse, turatekereza indi kanuni, how to survive. Arangije aratsimbarara, turagenda tugitera intambwe byihaza umwana w'umuhungu. Pastor mushumba araza aratuyambira, aramuyambira ati ni wowe washingiye. Ncecekera higa nta hantu pastor yakihisha, nta hantu. Umva niyo byamaye isomo, ndavuga ati ariko ubu yaba ari maraya twari tugiye kugura. Bigeze kuturegera umwana wakubise mwarimu wa kanisa, yamusanze agura icupa, araza kubera yakoraga mu kabara mucapa urushya ati va hano widusebye. Mwarimu wa kanisa aragenda kubera umwana amuhabuye. Imana irakuzi mu mutima, ikuzi mu nzu, ikureba aho ugenda. Impamvu wumva ko ari ahantu batakureba nuko ureba abantu, amaso yawe atajya areba Imana. Iyo utangiye guhishahisha utuntu, uvugira ku matelefone utuntu tw'utunyanga, ubuzi ngo ntago bakumva bugambanira, abusebya, abubesha, Rwanda Revenue ntikureba, ariko amaso y'Imana arakanuye, arakurora. Ihane ube free. Banywera inzoga iruhande rwawe, wumva iryo soko nturihahiraho. Ugenda ureba igikobwa cyambaye ubusa, ukinyureho nk'uko umuntu anyuraho ku ndabyo z'abandi ziteye mu murima w'abandi. Bati ziriya ndabyo ni nziza. Cyo kiremeye kumenya ko indabyo ari nziza. Amawuwa, indabyo z'abandi kuzireba, kutajya gusoroma mu ndabyo z'abandi. Rwanda rwarakomeye n'umwembe w'umuturanyi wawe uzira. None ko Bibiliya ivuga ngo ureba urajya gusura umuhungu, urabizi nta cyiza nyaburanga kiri muri iyo ghetto, ntanga gihari yigushuka, ntanga gihari wagiye kurorayo. Abasore barabizi ko umukobwa waje muri ghetto aba yaje byose yabyemeye. None se utangiye kuburana iki? Ba free, bohoka umutima. Ni iki Imana yambwiye ngo mbabwire? Imana yambwiye ngo mushake mu maso hayo, kandi mwe kuhashaka ari uko mwageraniwe mufite ibibazo. Muyishake mubigira ubuzima, mukomeze mubigira ubuzima bwa buri munsi. Isengesho, amasengesho ane y'umutahajuru, isengesho rusange, guterana kwera kwa rusange. Yesu ashimwe. Dore basare mbabwira amasengesho ane y'umutahajuru. Isengesho rya mbere ni isengesho rusange ry'amateraniro yera. Bibiliya tuvuga ngo uko umunsi w'umwami wacu urushaho kutwegera, natwe turushaho guteranira kwera
twaba duturuka kure intwarane zirabujyanamo imbaraga. Isengesho rya kabiri ni isengesho ry'umuryango, kwa kundi mu rugo musenga ya matsinda mato. Isengesho rya gatatu ni isengesho ry'umwihariko, wihisha umugore adahari ukazamura isengesho ukavuga ngo Mana nyumva, ndeka nkubwire mu rurimi wumva rwo ku mutima. Ujya wumva ururimi rw'umutima wanjye, ariko noneho reka ntobore mvuge. Kane ni isengesho rya nyuma mporanwa ryo mu mutima, ariryo Yesu avuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yaki. Ngaho mugende mukorera Imana munezerewe, mushake mu maso h'Imana, mwicisha bugufi, muyisabe kubahishurira kugira ngo mwihane n'ibyo mutari muzi. Hari byinshi Imana igenda iduhishurira tukihana, ibyaha byo mu ngo, ibyaha byo mu murimo, ibyaha byo mu muryango, bityo Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amazina yanyu agume mu gitabo cy'ubugingo. Umwuka w'Uwiteka abasengere, kuko ntazi uko nabasabira. Niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo uyu munsi ufate icyemezo, uvuge ati nakiriye Yesu, nanjye ngiye kugendana nawe. Waba uri hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzamurire Yesu kuboko, ubundi tuguhamirize imbere y'abera. Ntacyo bitwaye. Hari abantu tugira babatijwe umubatizo wa Yohana wo kwihana, ariko batarabatizwa na Mwuka Wera. Ndagira ngo senge. Mana ya Aburahamu, turi abantu kandi inyama n'amaraso, ariko uvugiye amagambo akomeye kuri uyu musozi wa Pefa Kinyinya. Uravuze ngo niduhuguke, twe kujyanwa n'ibihendo by'isi cyangwa agahinda gasaza. Hari abananijwe n'ibigeragezo, ubukode bubamereye nabi, uburwayi bubamereye nabi, amakimbirane yo mu miryango bamereye nabi, ariko aho gushaka mu maso yawe baratongana, baritura nk'uko abandi bitura babagiriye nabi. Ariko turinginze Mwuka wawe wera namanuke muri iri teraniro, tarura abantu bawe mu mpagarara, begeraho Yesu ari, kuko ibihe nsenga Uwiteka binarura mu mpagarara. Ibintu bihe nsenga Uwiteka binyigizaho Yesu ari, ibihe nsenga Uwiteka binyemeza ko anyumva kandi ansubiza. Ibi ngo ntago nzacogora, ntago nzasezera ku bihe byanjye byo gusenga, keretse igihe nzaba nambuwe iyi nzu y'umubiri y'ingando ishaje, nkahabwa ingando nshya. Lesi eta elamosave topi ekata. Genda ijambo ryawe ribibe mu mitima, twese tunezezwe n'ubuntu bwawe, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Shalom.